ariko filime mwemwe 2023 ni Shoni Pari mwemwe itonde murebe cyawe yabe filime sara ariko sinzi n'iki byose murebe mugura banema mu mafaranga mu tanga inbox mu ntemo ese turaza gupfira muri urugamba bwana cyangwa yabe yewe urupfu rwanjye rurazira hano ariko urwawe ndetse tuzanapfa ku bwawe ngabafite igisirikare bamwise Dwayne Johnson The Rock cyawe uri cyande I am HERCULES Jendi HERCULES yari imana yabayeho yavukaga ku yindi mana bitaga Zeus cyawe sarahura na Hydra inzoka y'imitwe 5 bagiye basoma amateka bibintu murabizi HERCULES filime ni show mwemu imana zishe umuryango wawe uzazamuka ikuzimu zikuzamura abantu bari ku isi rebe cyawe do sinzi ariko abakomeka kuri Hades ntabwo bakwicwa n'umuntu nawe utoya bakeneye wowe udapfa ariko ntabwo ndi intwari cyawe ube cyawe umugabo ufite impamvu buriya yakomera akaruta n'imana cyawe rebe sinzi ariko filime mwe kuri cyawe by Return of HERCULES. Oh no, your legend. You're the son of Zeus. Icyo tuzi n'ibigwi byankuru umwana wa Zeus. Cyo cyakwibera umugabo cyangwa papa. Rebe hakuru. Filime mwicare. But you are. Ruhakana icyo uri cyo musore. Kubera ko Imana zabiguhanira. Cyawe go. Rebe Dwayne Johnson The Rock. The things that killed your family. I am Basma Bovipi Simzo. Hey. Open. No matter how fast you run. How far you go. The beast will follow. His face. Your name. Cry.